Reka mbibaze akabazo kamwe ariko kagoye. Iyo utegereje ku buzima bwawe, wumva ari agakwiye kuba wifuza kugera ubu? Cyangwa wumva hari ibintu byinshi wagombaga kumenya cyangwa kuba warize ariko ukaba utarabimenye? Ukuri ni uko imyaka iri munsi ya 30 ari igihe gikomeye cyane ku buzima bw'umuntu. Ni igihe washoboraga kwiyubaka, kwiyuburura ejo hazaza, cyangwa ukagaragaza imyaka yawe mu bintu bidafite agaciro. Abantu benshi bagejeje imyaka 30 bataramenya ibintu by'ingenzi ku buzima bwabo ushobora kubafasha. Ariko iyo umenye kare ushobora kwirinda amakosa menshi, kugera ku ntsinzi vuba no kubaka ubuzima bwawe ufite icyerekezo. Muri video tugiye kureba ibintu 9 by'ingenzi ugomba kwiga mbere y'imyaka 30, kandi buri kimwe turi busobanure byimbitse cyane. Komeza urebe video kugeza ku mpera zayo, ibintu ushobora guhindura mu buzima bwawe bwa burundu. Ikintu cya mbere rero ni ukwimenya, self awareness. Reka tujye ku kintu cy'ingenzi kurusha ibindi byose, ni ukwimenya. Abantu benshi bazi byinshi ku bandi ariko ntibiyizi ubwabo. Ntibazi ibyo bakunda, ntibazi ibyo bashoboye, cyangwa se ntibazi ahantu bafite intege nke. Reka makubita agastory rero. Hari umusore warangije amashuri ajya gukora akazi keza cyane. Yabonaga amafaranga menshi cyane pe, ariko ntiyari yishimye. Ni kubera iki rero? Kuko yakoraga ibintu bitajyanye n'uwo ari we. Kwimenya bigufasha guhitamo akazi keza kandi ukeneye, kumenya aho ushaka kujya, cyangwa se guhora ufite ubuzima ufite amahoro. Ikintu cya kabiri rero ni uburyo wakoresha mu mafaranga. Abantu benshi ntibajya financial literacy, niyo mpamvu bakabona amafaranga pe ariko ntibagire aho bagera. Ugomba kwiga kubika, gushora, investing no gukoresha amafaranga neza. Ukuri ni uko ntabwo amafaranga make ari ikibazo gikomeye, ahubwo ikibazo ni uko wayakoresha. Ikintu cya gatatu ni ukwihangana, patience. Generation y'ubu ishaka ibintu byose kandi vuba, ariko ubuzima nyabwo ntibukora gutyo. Ibintu by'agaciro bifata igihe kirekire. Kubaka care, kubaka business no kubaka ubukire. Kwihangana ni kimwe mu bintu bigufasha gutera imbere cyangwa se bikagutandukanya n'abandi. Naho ikintu cya kane ni ukubaka relation nziza. Ubuzima ntabwo ari amafaranga gusa, ahubwo ni abantu mugendana. Ugomba kwiga guhitamo inshuti nziza, kubaka imibanire myiza, ndetse no kwirinda abantu bagusubiza inyuma. Network nziza ishobora kugufasha kubona opportunities, kubona knowledge, ndetse no kugera ku iterambere kandi vuba. Naho ikintu cya gatanu cyo ni discipline. Niba ari ikintu kimwe cyahindura ubuzima bwawe kandi burundu, ni discipline. Ntabwo ari motivation gusa igutera gutsinda, ahubwo ni discipline. Ukora ntabwo utabishaka, ntabwo ukomeza vuba. Ukomeza nubwo bigoye, ariko usabwa kudacika intege. Usabwa kudacika intege, ukihangana, nibwo uzagera ku kintu cyiza kandi wifuza. Ikintu cya gatandatu ni ukumenya gutsindwa. Abantu benshi batinya gutsindwa, ariko ukuri ni uko gutsindwa ni igice kinini cy'urugendo rwo gutsinda. Iyo wize kwakira failure no kwigeraho no kongera kugerageza, uhinduka umuntu ukomeye cyane. Na ikintu cya karindwi ni ukwiyubaka mu bumenyi, skills. Iyi si y'uyu munsi aha agaciro skills kurusha impano y'uyu munsi, cyangwa se impamyabumenyi y'uyu munsi gusa. Ugomba kwiga communication, digital skills, business thinking. Skills zigufasha mu kubona amafaranga aho ariho hose. Na ikintu cya munani ni ukumenya icyo ushaka mu buzima. Abantu benshi baho nta cyerekezo bafite, ahubwo bakajya ubuzima bubajyana. Ariko umuntu uzi icyo ashaka afata ibyemezo byiza, adatakaza igihe, uwo muntu ashobora kugera kure. Na ikintu cya munani ni ukwizera, confidence. Niba utizera isi, ntawe nizakwizera. Confidence igufasha mu kuvuga ibitekerezo byawe no mu gufata ibyemezo
ndetse no gufata opportunity. Katubegeze isomo ry'ingenzi. Isomo ry'ingenzi, ukuri ni uko imyaka iri munsi ya 30 ari fondasiyo y'ubuzima bwawe bwose. Ibyo ukora muri iyo myaka bigena aho uzaba uri mu myaka 40 no mu myaka 50. Iyo wize ibi bintu 9 kare uba ufite advantage ikomeye cyane mu buzima. None se wowe utekereza iki? Niki muri ibi bintu 9 wumva ukeneye kwiga kurusha ibindi? Andika igitekerezo cyawe hasi muri comment. Niba ukunda video zivuga kuri ubuzima, motivation ndetse n'iterambere na mindset, ukani subscribe kugira no kugira ngo utazacikwa n'izindi video nk'izi ngizi.